guys ndabasuhuje kandi mbifuje gukomeza kugira umunsi mwiza cyangwa se umugoroba mwiza. Murabona ko bimaze gusa nkaho bwije. Uyu bamwita Mutuyimana Sylvia arabaza ngo ese koko iyo ushakanye n'umugabo agasanga utari isugi biramubabaza? Sylvia, ese wowe urumva koko byabura kutamubabaza? Aha. Guys, reka mbabwire. Ni ukuri nishimishirizwa nuko tuba turi kumwe gatanu ku kandi y'umunyandikira. Mana, niyo wanyandikira ukansuhuza, niyo wanyandikira utuntu nazi, ni ukuri biranshimisha cyane. Gusa hano nyine reka tuzi twisubirize Sylvia watwandikiye atubaza gutyo. Fati ntabwo umugabo ababazwa nuko asanze utari isugi. Kubera ko ku isi yo hanze aha ngaha murabizi ukuntu gahunda zimeze. Abantu benshi nyine ubusugi barabutaye bitewe nuko njye sinjyana nacira umuntu urubanza ngo ataye ubusugi. No, ntabwo njya mucira urubanza. Kubera ko ubu nonaha ukundana n'umuhungu, umara gukundana nawe akakubwira ndagukunda yerere, noneho byarangira bikarangira akubwiye nsura. Noneho wakumva yuko mufitanye gahunda yo kuzabana nawe ukamusura, wamara kumusura ugasanga gukoresheje ibintu kandi hari ubwo uba utatera induru, hari n'ubwo nta kindi kintu wabirenzaho ukabyakira bikakubaho bikaba biranarangiye. Noneho rero sasa njye ntabwo njya ncira umuntu urubanza ngo nuko atari isugi, uko waba umeze kose ibyo birakureba. Icya mbere ni uko waba ufite umutima wo kubaka, ariko ntabwo umugabo we mwaganiriye mwapanze kubana mufitanye gahunda yo kubana bishobora kumubabaza bitewe n'uko wamubeshye. Sylvia, wabyumvise? Bishobora kumubaza n'uko wamubeshye. Wenda gerageza umubwize ukuri umubwire ati njye narabikoze, nkunda ukundi ni ukuri narabikoze. Gusa ntabwo bivuze ko umuntu wabikoze nta mutima w'urukundo afite, nta mutima wo gukundana afite. Oya, abakundana nyine nk'ibisanzwe. Ese abantu benshi niba babikoze koko? Abagabo benshi nabo bamaze no kubimenyera, barabizi yuko batagomba no gutegereza ubusugi mu bantu. Ndetse barabitegereza ubusugi mu bantu kandi ari nabo birirwa babibakorera. Nyine bamaze kubyakira. Gusa nyine iyo ushatse uri isugi biba ari byiza cyane, ntabwo mubizi se? Ni ukuri kw'Imana reka mbabwire. Uyu munsi wa none aha ngaha njye mbaye ndi isugi. Kunkuraho ubusugi bwanjye byakugora. Byakugora cyane cyane pe, ku buryo mba numva nyine ntashobora kuba natakaza ubusugi bwanjye nyine. Nabubika, wa mugabo we nta kuntu wabunkuraho, wa musore we nta kuntu wabunkuraho. Umva nakubwira ati nterita sinzagusura. Njyewe ndi isugi, nkanabikubwira na mbere ngo sinzagusura ko abahungu ibyo mukora muri ghetto ndabizi. Sinzagusura, nzabaho gutya na gutya ko sinzaza. Nkawubika paka igihe nzashakira umugabo wanjye akaba ari uzampambura. Namwe murabizi bigutera ishema. Ishema si ubu mbabwire ringana riti, bitera ishema cyane. Bitera ishema ku buryo umugabo niyo yajya hanze akamara igihe runaka aba azi ko muri cya gihe wagize ubutwari bwo kwihangana, n'uyu munsi uzakomeza ukagira ubutwari bwo kwihangana paka ukamutegereza igihe azakugereraho. Rero kuba waba uri isugi urumva byaba ari sawa cyane, ariko ntabwo bivuze yuko niba umushatse utari isugi ntabwo bivuze ko azagira gute, akwiriye kukwanga ngo nuko utari isugi, akwiriye kukureba nabi cyangwa kukuvuga nabi. Ahubwo aho umuntu abikaza naho waba waramubeshye ukamuga ati njye ndi isugi, njye ntunkoreho, njye ndi isugi. Hari abakobwa benshi babikora bakabeshya abatware babo, bababeshya ngo ni amasugi kandi babizi neza ko atari isugi, ahubwo nabo ubwabo bazi yuko ibyo bari gutubura atari byo. Noneho bamara kugera mu rugo, bamara kukugezayo agasanga nturi isugi. Iyo rero asanze utari isugi biramugora cyane kubyakira, cyane cyane ko uba waragize gute, uba waramubeshye. Ibyo rero nibyo bintu dufitemo ikibazo mu ngo z'abantu, hamwe hahandi usanga umuntu ukabura ikintu umuvugisha n'icyo umukorera. Kubera iki? Arakubeshya umwaka umwe, arakubeshya amezi angahe, arakubeshya imyaka 2 kandi abizi neza yuko n'ubundi muzabana. Eske basi ushobora kubeshya umuntu kubera ko aribwo mugihura, mutari mwamarana n'igihe kirekire, mukiganirira, mukabeshyanya, njye ndi isugi, ariko iyo umaze kubona bimaze gutera intambwe umubwiza ukuri ukamuga ati burya njyewe ntabwo ndi isugi, ariko impamvu nakubeshye nari narabikoze pe, ariko ntabwo nashakaga yuko nawe unzana mu murongo wo kugira ngo njye ngusura buri munsi. Nashaka kugira ngo ugire amatsiko noneho ubyihutishe, noneho tuzabane mve mu kajagari kari hanze.
ariko guhora ubeshya umuntu paka finale akwambitse impeta mugasezerana ni ikintu cy'ingaruka kidashobora kuzatuma. Hariho umuntu ugeze kubimbaza arambwira ati umuntu yarambeshye ngo ni isugi, kugeza iyi saha kumwiyumvishamo byanananiye kandi asanze atari isugi. Ni ukuvuga ngo biramugora cyane, bituma ahora yumva gutekerezaho nabi, bituma ahora yumva ko uri umubeshyi, nta cyiza ashobora kukubonamo. Fondasiyo gayizi, fondasiyo ni nziza kandi fondasiyo ni mbi. Iyo wafunze fondasiyo nziza iba nziza, ariko iyo wafunze fondasiyo mbi iba mbi pe. Tujye tubyumvikana, bwiza umuntu ukuri, njye ndi uyu, njye nakoze ibi, njyewe ndi uyu nguyu nyine ureba setu, unkunde cyangwa se unyange, ariko njyewe narabikoze kandi noneho sinshaka kubikorana nawe. Ndashaka yuko aho nagejeje naho, dukundane, tuzabana, nitubana nibwo tuzabikora. Nkakubwiza ukuri mwene nde nkagenda. Iyo umuntu agukunda biri seriye, aricyo kintu cyamuzanye agukunda by'ukuri, ntago agenda akwizirikaho paka igihe muzabanira akakubona. Ariko iyo umuntu n'ubundi aricyo kintu cyamuzanye mu buzima bwawe aragenda. Hariho abakobwa benshi se banga kuryamana n'abasheri babo, ndabazi, bakanga kuryamana n'abasheri babo, ariko inyuma bakajya kuryamana na za shuga dadi ziri bubahereza amafaranga, bakabyanga. Njye rwose narabikoze sheri, ntabwo naguhakana, ariko sinzaryamana nawe. Njye ndashaka kuzaryamana nawe twabanye. Yarangiza agakata inyuma akajya kuryamana n'undi muntu uri buze kumuhereza amafaranga kugira ngo aryoshye umusatsi we, aryoshye inkweto ye, ahora asa neza, ariko wowe akakwima. Ibyo rero biba bisobanuye iki? Biba bisobanuye yuko ashaka kugira ngo akwereke ko atari cyo amenye ko atari cyo kiri kubahuza. Hari n'ubwo ashobora kubona waramwiziritseho umaze igihe kinini umuvugisha nta kibazo na kimwe mufitanye, yarangiza akavuga ati ariko uyu muntu uko biri kose ashobora kuba afite gahunda. Yarangiza agakora uko ashoboye akavuga ati basi reka muhonjeho. Ariko avansi narababwiye mwa bakobwa, nimujya mujya gutanga avansi muzajye muba mwiyemeje. Ujye gutanga avansi uri seri, ubishaka wumva uri muri mood, utanga avansi ishyushye. Niba wiyemeje kujya kuyitanga, tanga avansi ishyushye ku buryo umuntu atazakwikuramo, atazanakwibagirwa, azajya ahora agutekereza avuga ati kabisa uyu muntu byanga byakunda afite ikintu arusha abandi. Ariko ntabwo umuntu mushobora kubana ngo akwange ngo kubera yuko ngo utari vierge, no, ntabwo bijya bibaho. Ahubwo akwanga kubera ko wamubeshye. Ngira ngo rero umuntu wabaje kino kibazo aracyumvisha anagisobanukiwe. Abandi ntasubije, ntabashe gusubiza, buriya nzabasubiza n'undi munsi. Kandi ni ukuri mukomeze gukora ibyo bintu, ni byiza, biri kunshimisha, komenti zanyu zirimo ziranshimisha. Ndabakunda cyane rero, murabizi ibiganiro byacu n'akagaruka ni byiza, bikora ku mitima ya benshi. Bye bye.